gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Latina yararimo aganira na Ituze aha yararimo abaza Evan ati se mu nshuti zose maze kukubwira igenda yihe nshuti ese aho Evan yaje kumubwira uwo ari we kuri we nangwa ntabyo yamubwiye. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri abangaba bombi babiri. Evan yitegereza Latina mu maso akambwira ati Latina bajije ikibazo gikomeye ariko nanone cyoroshye. Ukeneye kumenya uko ngufata, ukeneye kumenya nyine niba ndi inshuti yawe koko nawe ukaba uri inshuti yanjye, ariko ndagusubiza njye ngufata nk'inshuti yanjye. Ati nyine ubwoko bw'iyihe nshuti? Nakubwiye nyine ubwoko bw'inshuti zose. Ndi inshuti magara, ndi inshuti nyine imeze nk'umuvandimwe, ndi inshuti isanzwe, ndi girlfriend. Who am I to you? Tuza araseka avuga ati girlfriend kandi Latina ndagushimira ko wambaye hafi, uri inshuti nziza pe, uri umukobwa wuje ikinyabupfura, umukobwa wiyubaha, umukobwa ugira urukundo, umukobwa ufasha. Sinzi uburyo nagusobanuramo, gusa nanone ukuntu ngufata nk'inshuti yanjye ya bugufi. Latina ati nk'inshuti yawe ya bugufi ushatse kuvuga iki se? Ituze ati nyine ya nshuti nshobora kwishingikirizaho, ya yindi nshobora kubwira byanshobeye, byancanze, ya nshuti nshobora kumva ko igomba kuba ku bwanjye. Mu buzima bwanjye ntabwo nigeze njya mu bintu by'inkundo cyane, nta nubwo ari n'ibintu nshyira imbere, ariko nakunze rimwe mu buzima. Umukobwa twakundanye duhuriye mu buzima nari ndimo butanyoroheye, ntabwo icyo gihe nari ndi fine, byenda gusa n'ibyawe, ariko ukuntu byagenze urumva ntangira kwiga, twariganaga ariko nyine yarari mu baby and I was in top. Urumva yari mu baby class, njye ndi muri top class, so akankunda cyane. Muri break twabaga turi kumwe, muri lunch ntabwo yaryaga wenyine, yarazaga tugasangira. Yari umushuti wanjye. Nakundaga kwigunga, nakunda kwicara njyenyine kubera ibibazo nabaga ndi kunyuramo, byongeye na mukada tutarankundaga. Burya Maya yarantoteje kuva mu bwana bwanjye. Sometimes najyaga ku ishuri nta kintu nafashe, nkakunda kwigunga. Umunsi umwe rero aranyegera
arambaza ati kuki ukunda kwigunga, ndaseka ndamubwira ati nuko ntakunda gukina n'abandi bantu kandi nyine nari mfite talent, nakundaga gukina football cyane, nari umwana muto ariko nkisanga nyine mu bakuru tugakina, nuko nyine naje kumenya ko mfite imana imeze nk'iya data, ndetse abantu banambwira ko ndi umuhanga kurusha Ali. Gusa nyine none dore ndi hano maze iminsi ntajya muri training, bagenzi banjye barambuze, barumva nabyo nabireka, uko data yataza kuba uwo yari we ntabwo yari kuba yarahuye na mama ngo amuhemukire. Mba numva ndi icyaha kuri mama wambyaye, mba numva ndi ikizira mama iyo ataza guhura na Ali, ati ntago nari kubaho. Njyewe ubwanjye ndicuza kuba naravutse, ndicuza kuba ndiho, ndicuza kuba ari njye wabayeho mama wambyaye nabeho. Umuntu iyo aza kuba ahitamo, nabura umuntu bakabanza bakamuhitishamo, nari guhitamo ko mama wanjye abaho aho kugira ngo abe ari njye ubaho, ariko sinigeze ngira amahirwe yo guhitamo. Buri munsi iyo nirebyeyo nibonaho umwana wavutse, nangwa nibona nk'umwana wavutse mu rukundo rw'ikinyoma. Iteka iyo nirebye nibona nk'umwana wavutse yanzwe, wavutse adakenewe, wavutse mu buryo butateguwe. Mba numva nishinja amakosa yose, nishinja urupfu rwa mama, umva ko ari njye wamwishe. Ntabwo ndamenya amateka yose ya mama umbyara, ariko na duke nzi turanyica, tunshengurira umutima, tuntera agahinda. Nkibaza kuki Imana yahisemo mama wanjye, kuki itahisemo njyewe? Ahari wenda ari kumuha umugisha akagira abandi bana abyara, ariko ntarinze kumwambura ubuzima. Ntaramenya ukuri, numvaga nifuza gukundwa na Maya, numva nyine nifuza urukundo rw'umubyeyi, ariko kano kanya reka nkubwize ukuri Latina, barumva nifuza mama wanjye wenyine. Mama wanjye yampaye ubuzima atanga ubwe, sinigeze ngira amahirwe yo kumumenya, ariko amaraso yatemba muri njyewe, ndetse urukundo rwe ndarwumva mu buzima bwanjye bwa buri munsi pe. Mama yampaye impano y'ubuzima ku giciro kiri hejuru kurusha byose. Nakuze ntamuzi, ariko izina rye n'igikorwa yakoze kano kanya n'inkingi by'ubuzima bwanjye. Ibyiza byose nageraho uwo ndi w'uyu munsi bizahora binyibutsa mama wanjye, urukundo rwiwe,
iteka ruzanyobora. Ati na mama wanjye yamaye ubuzima ndetse anashyiraho n'ubwe. Ibyo yakoze ni igikorwa cy'ubutwari n'urukundo rutagira imipaka. Kuva namenya ukuri nisezeranyije ko nzabaho mu buryo bwubahisha izina rya mama no kuba umuntu nagombaga kuba we igihe cyose yari kuba ari iruhande rwanjye. Ndabizi yari kuntoza kubaha, urukundo, umuntu n'ibindi ntabona uko nsobanura. Ntabwo nzi mama wanjye ariko ndamukunda. Yamaye umucyo w'ubuzima ajyana iwe. Izina rye ni isengesho ryanjye, ariko nanone urukundo rwe ni imbaraga zanjye. Ati yego byose ndabyumva, ntabwo worohewe, kandi koko nanjye ari njye ntabwo byanyorohera. Ngaho komeza umbwire iyo nkuru y'uwo mukundwa wawe bana. Hanyuma se mwaje gukundana, mwakundanye gute? Mwakundanye umwe ari muri baby undi ari muri top, ntabwo byaje nyuma? Ituze aramubwira ati na njye nawe twakundanye mu buryo butangaje. Urumva yambaye hafi, akajya anyitaho, nyine agatuma ntigunga. Tuva muri nursery tujya muri primary. Urumva njye nagiye P1 agiye middle, njya P2 agiye top, nagiye P3 ajya mu P1. Twakomeje kubana muri ubwo buryo, ariko ngeze P4 mama yankuye mu ishuri. Aravuga ngo ntabwo ngomba gukomeza kwiga. Lydia arakomeza arahangana, ndiga nkora primary 6, nabwo nyine ku mbaraga njya mu senior 1. Aho niho rero mama yavuze ko ntagomba gukomeza kwiga. So ishuri ndireka gutyo, nkomeza kwikinira umupira, biranampira imyaka yanjye mito cyane. Ntabwo ari ibintu nshakisha mu buzima, ntabwo ari ibintu nishakamo, ni umugisha Imana yampaye, nanjye mbona byikora. So nyuma yo kureka ishuri numvaga nyine njye nawe nta hantu na hamwe tuzahurira, ariko kuko yankundaga, yanyitagaho, yakomeje kunshakisha. So nyuma yo kumbona akageza kunsura mu myitozo tugatahana, ubwe ku giti cye yanyibwiriye kankunda.
bo nanjye naramukundaga kandi numvaga nyine mukunda, ariko kumubwira ko mukunda numvaga bitari ngombwa kuko nabonaga n'ubundi tubanye nkaho dukundana. So ni umukobwa uri hambo, umukobwa unyumva, umukobwa unyubaha, ndahari ahantu wankuye wansanze nahabo. So namubwiye ko nkeneye kujya ahantu nkatuza, so bafiteyo ibikorwa, harubatse hariyo amazu, so nagiyeyo njya kubayo. Ni ahantu family yabo ijya kuruhukira, iyo umwe yumva afite stress ajya akajya kuharuhukira. Rero ntago nyine ni ishyamba riteye ubwoba, ariko nanone ni ahantu ushobora kujya udatuje ukaba watuza. So nyine nubwo wenda nari ndiyo ntarya ntanywa kuko I was not fine gutekereza kuri mama wanjye, ariko mu by'ukuri yaramfashije. So nyine kuva mu bwana nta wundi mukobwa nzi uretse we wenyine yambaye hafi, niwe mukobwa navuga wankunze mu mafuti yanjye, akankunda nyine uko ndi. Mbese ngiye kumuvuga ntago nabona ibintu byinshi muvugaho kuko ubwe ibikorwa bye birivugira, kandi ndamukunda. Si uko atuma ndi mwiza gusa, ahubwo ni uko atuma mba njye nyakuri. Sinzi uko byagenze, ariko umutima wanjye wahisemo mbere y'uko mbimenya uhitamo we. Ntakubeshya, igihe cyose ndi kumwe nawe isi iratuza, umutima ukanyibutsa ko urukundo rwanjye ari we. Njye nawe turakundana. So nyine ikintu nashaka kumenya ni ukuri inshuti yanjye ya bugufi, ariko nyine kuva nyine uwo mukobwa twamenyana kugeza na n'uyu munsi turakundana. Ibintu byose by'ubuzima bwanjye, amateka mabi n'ameza yandanze, ibi byose nanyuzemo, ibi byose nkubwira arabizi. Niwe mukobwa umpangayikira, mu maso ye nkabona ko hahora mu bwoba. Ndakubeshye kuva namenya uko kuri, yatinye kongera kundeba mu maso. Iteka iyo ambonye ararira, amarira akaba yose ko yambonye ntameze neza. Asigaye atinya no guhura nanjye kubera ko bimugira umusazi. Ati nariyumvira, akavuga ati byiza niba ufite umuntu mukunda. Arababara ariko akabyirengagiza, akabwira ituze, akavuga ati basi se wareka tukajya gusura mama wawe. Tuzi ati nta kibazo twajyayo. Bagira gutya bakerekeza kumva yarina. Tuve aho ngaho twigire kuri Allen aba yicaye arimo atekereza ibibazo byinshi, ubona byamurenze. Ajya yibaza icyo nabura ashobora gukora kugira ngo mama we nabura abashe kuba yakira, ariko akabona ntacyo afite yakora.
areba hirya no hino, akareba epfo na ruguru, ariko akabona ibintu bikomeje kumucanga. Ubwitonzi bwinshi atangira gusenga avuga ati Mana Nyiringabo, nje imbere yawe n'umutima uremereye ariko wizeye, ndakwereka mama wanjye urwaye urembye, ni wowe wamuremye, ni wowe uzi ububabare bwe n'imbaraga ze zose. Mana y'imbabazi n'urukundo, ukoze ukuboko kwawe gukiza, muha amahoro mu mubiri we, mu mutima we no mu bitekerezo bye. Ari ubushake bwawe, mugarurira imbaraga n'ubuzima. Ndabizi ko nta kikunanira, ariko kandi Mwami, niba inzira igenda mu cyerekezo tutumva, muhe n'amahoro yuzuye, utuma atagira ubwoba, wuzuze urukundo rwawe rutuje. Gusa natwe abasigaye, Mana uduhe imbaraga zo kwihangana, kuko kuri njyewe mfite kwizera kuri gucogora, no kwizera kudacogora, n'urukundo rwo kumuba hafi. Mana mushyize mu biganza byawe, kuko ariho honyine hari amahoro y'ukuri. Byose mbisabye nizeye imbaraga n'urukundo rwawe. Arena asenga iryo sengesho, amarira amuzenga mu maso, ariko mu mutima akibwira ati ngomba gukomera ku bwa mama, singomba gukomeza kurira. Reka nizere Imana, nubwo rimwe na rimwe ubushake bwayo bujya budusharirira, gusa Mana akomeza kuma kugwiza imbaraga z'umutima. Akiri aho ngaho, Hirwa aza amusanga. Arena ati wowe kandi kugarutse hano, Dr. bigenze bite? Uje kumbwira ko mama bitari kugenda neza? Hirwa ati ndakwinginze ntiwongere kunyita Dr. Urabizi ko nitwa Hirwa. Arena ati mutubabarire Dr. Hirwa turongeye kandi. Arena ati rega ngomba kuguhereza icyubahiro cyawe. Hano uri Dr. Wenda niduhurira mu rugo nzaba nemerewe kukwita Hirwa, ariko se na hano? Ati wowe urabyemerera? Arena ati reka ngo hunge mwihorere. Hirwa ati Arena come on, ese n'ubu ntabwo ushaka kumbabarira? Ese n'ubu nturashaka kunyumva? Arena ati Hirwa, warambabaje pe, wambabarije umutima, watengushye icyizere cyose nari ngufitiye, so please wambabarira. Ndumva nta bintu byinshi mfite byo kukubwira, kano kanya nitaye kuri mama wanjye urembye, kano kanya sinshaka umuntu umbwira ibintu by'inkundo, ndahangayitse ku bwa mama wanjye. Ese nabura nta nubwo wampagahe? Nabura ntiwamana agahenge? Ese urabona norohewe? Ndagira guhangayikira mama uri guhumeka umwuka wa nyuma, gerekaho no guhangayikira urukundo basi wangiriyemo. Uragira ngo nanjye nzagwa ahangaha
ese wanezezwa nuko nanjye ntajya mu bitaro ukamvura nk'uko uri kuvura mama? ahera ko yigendera irwa nawe agasigara bitekerezaho kandi kuko agasanga nuko uri. Ku rundi ruhande rero twigarukire kuri Evan ndetse na Latina. bageze kumva Yarina ituza kihagera kwihangana biramunanira agatera ibipfukamirizo imbere ya mama we. Marira menshi n'agahinda tuze aramutsa mama we avuga ati mama ese ntabwo uraho? Uyu munsi nanone ndahageze umutima uremerewe ariko unafite ishema rikomeye. Ndimo ndakwibuka mama wanjye wampaye ubuzima ukemera gutanga ubwawe gutyo. Sinagize amahirwe yo kukumenya, sinigeze numva ijwi ryawe nangwa se ngo mbone inseko yawe, ariko ubuzima bwanjye bwose ni igihamya cy'urukundo rwawe. Mama wakoze igikorwa kirenze amagambo, wampaye amahirwe yo kubaho ku giciro cy'ubuzima bwawe. Urwo kandi ni urukundo rutagira imipaka, ni ubutwari buhoraho mu mateka yanjye. Nakuze ntagufite iruhande rwanjye, ariko nahoranye igihango cyo kubaho mu buryo bwubahisha izina ryawe. Ibyiza nzakora, indangagaciro nzagira, n'inzira zose nzanyuramo, iteka nzajya mpora nibuka ko wampaye ubuzima. Nzabaho ndi mwiza kandi nicisha bugufi, nita ku bandi, kuko ibyo byose nimbikora bizajya bimpa kumva ndi hafi yawe kuko nawe witaga ku bandi. Mama ndagushimira ubuzima wampaye, komeza uruhukire mu mahoro, izina ryawe rizahora mu mutima wanjye iteka. byose Latina babyumva, kwihangana biramunanira, agaturika karira. Ahera ko abwira Ituze, akamubwira ati Ituze mbabarira tuve hano hantu, mbabarira tugende. Ituze ati kandi ubaye iki? Wansabye kukuzana hano, none se uhinduye intekerezo zawe? Ati Evan, amagambo yonyine uri kuvuga niyo ari kuntera ishavu. Umva neza neza sinzi icyo ndicyo n'ubundi we kano kanya. Please let's go. Ituze ati Latina tuza, ntabwo uri wenyine, uri kumwe nanjye hano. Ese ko mbona ugize ubwoba kundusha? Iyo nza kugira ihungabana ngeze hano, ninde wari kumpumuriza? Ngomba gukomera ku bwa mama wanjye.
kubaho ubuzima bwiza byose mbikoreye mama wanjye kandi byose nzabigeraho kubera mwe mungaragiye binyuze mu kuma imbaraga n'umurava. Uracyashaka ko tugenda nangwa witeguye kwicarana nkakubwira ibyo mama wanjye yanyuzemo kugira ngo mbeho? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ahora ati naraza kubyemera nangwa araza kubyanga. Inkuru yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete. Reka tuzahure mu bice bizakurikira. Inkuru ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibageza.